Episode yacu ya gatanu nuko nguko tugiye kuba twayitangira. Niba wibuka neza muri episode ya kane nahangaha twagarukiye ubwo uyu mubyeyi yabwiraga uyu musabiriza ati uri umuntu nkatwe, ati ubwo rero ntabwo twaza kubikurenganyiriza, ati kandi umbabarire kubw'umuhungu wanjye ukubwiye ari amagambo. Ubwo uyu musabirizi ari kumubwira ati mama, ayo mafaranga ni menshi, fata amafaranga yawe. Maze uyu mubyeyi aravuga ati fata amafaranga, ati kuko nyaguhaye bimvuye ku mutima, ati kandi ndagusezeranya yuko umuhungu wanjye ndibuze kumwigisha isomo. Maze uyu mubyeyi aravuga ati umbabarire. Ubwo uyu musabirizi byaramurenze abona amafaranga, nibwo yari yabonye kuva yabaho mu buzima bwe. Hari abantu baba baravutse badafite amahirwe nk'ay'abandi, gusa niba umuntu yaragize amahirwe make ku yawe ntari ngombwa ngo umuteshe agaciro. Ubwo uyu mugabo yabwiye umubyeyi ati mama ndagushimiye cyane, ati urakoze cyane. Maze uyu mubyeyi aravuga ati nawe urakoze gushima. Ubwo barakwereka umusabirizi yahise yikomereza urugendo aragenda. Ukurikire filime witonze. Gusa uyu mubyeyi yari asigaye ababaye, ababajwe n'amagambo ye umwana we yaravuze. Ibyo ngibyo byarabaye. Wibuke yuko na Simon twasize agenda afata imodoka yerekera. Ubwo yakomeje kugenda ari kwitotomba, ari kwitota, ari kuvuga ati ni gute mama yawe atinyuka akangiranya n'umusabirizi. Gusa ageze hano, Simon yageze hano abona hari umukecuru uri kwambuka mu muhanda. Simon ageze gutya agerageza buryo ki atagonga uyu muntu. Uyu muntu nawe yarabibonye ko bagiye kumugonga, arangije ahita agwa ku ruhande. Simon arakomeza agenda ari kumutuka n'ibisiteresi byose aba yifitiye. Aravuga ati ni gute muri kugenda mu muhanda butabashije no kureba. Gusa ari muri ibyo ageze hano abona yaje asatira igisika. Twasize Simon akoze impanuka. Nyagasani Simon, ibyo nuko byagenze. Barakwereka imodoka yari arimo yaje gucumba. Simon nuko nguko yaje guhita agwa igihumure. Ukurikire filime witonze. Ubwo ako kanya barakwereka imbangukiragutabara zese zimutwara zimujyana kwa muganga. Ukurikire filime witonze. Mama ubwo amakuru yaje kumugeraho, barakwereka Simon yari akiri kwa muganga. Ubwo muri ako kanya barakwereka mama yaje kumushaka, asari kuvuga ati Simon, ati Simon uri hehe? Gusa Simon yari kwitwaho na dogiteri. Maze uyu mugore aza ari kuvuga ati ubu koko umwana wanjye ndamubona nti, nubwo yamukubise urusha wenda akaba yarivumbuyeho, ariko uyu mubyeyi yaramukundaga. Ukurikire filime witonze. Ubwo muganga aje, mama aramubaza ati Simon ari hehe? Ubwo muganga yaje kumwereka, aramubwira ati dore Simon umuhungu wawe nguriya. Uyu mubyeyi aravuga ati Simon, ati ni gute ibingibi byabayeho? Ukurikire mwabantu mwe, ukurikire urebe ukuntu ubuzima buhinduka mu kanya gatoya, wenda nawe uraza kuba wakiga isomo. Ubwo uyu mubyeyi aramubwira ati muganga, aramubwira ati mfasha n'ukuri kw'Imana, ati ndakwinginze umfashe. Maze muganga aravuga ati n'ubundi nta kuntu ntari kugira, kuko umuhungu wawe ndi kumwitaho, umuhungu wawe ndi kumwitaho, ntugire ikibazo. Maze uyu mubyeyi aravuga ati nta kibazo. Ubwo barakwereka muganga yaje kumubwira ati kandi humura, araza kumera neza, urakoze cyane. Maze uyu mubyeyi aravuga ati urakoze, asigara ahangaha, asigara ari kwitegereza umuhungu we Simon. Wibuke bari bamaze gutandukana, bamaze gushwana. Simon ari kuvuga ngo ntibazongere kumutekereza. Mwitegereze iyi filime mwitonze mwabana mwe. Ubwo uyu mubyeyi hari icyo yaje gutekereza, yarategerekereje, arangije ahamagara dogiteri. Aramubwira ati dogita, aza kumushaka aho yari yibereye. Aramubwira ati dogiteri. Maze dogiteri amubaza ati isi kandi noneho ni iki? Ukurikira filime witonze. Maze uyu mugore aramubwira ati hari agafaveri gatoya nari nshaka kunkorera. Amufata ikiganza gake gake. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore aramubwira ati dogita, hari akantu nshaka kumfasha, umutima wanjye urababaye, ati ni ukuri kw'Imana, ati hari akantu gatoya nshaka kugusaba. Ati umwana wanjye ntabwo azi kubaha abandi bantu bafite ubumuga, ati isaha izi no kugira ngo akore impanuka yaravuye mu rugo ari byo dupfuye. Ambwiye yuko ntari umubyeyi we, ambwiye ngo ntizongere kumutekereza kubera kudaha agaciro ikiremwamuntu gifite ubumuga.
uyu mugore ariko ari kutakira dogiteri ari kumubwira ati nukuri kw'Imana mfasha tube twamushiraho sima narangiza iremereye cyane kugira ngo abashe kuba yakongera yatekereza nawe yakumva uburibwe. Barakwereka uyu mugore yese akora mu gikapu arangije akura mu mufungo. Uyu ni umugore ni umukire ni umumineri ni umumiliyoneri nako. Ubwo arangije abwira dogiteri ati mbabarira umfashe umunkubitiraho sima iremereye ku buryo nawe agiye kubanza akiga isomo narangiza nkazagaruka kuyimukuzaho. Ati ntabwo byoroshye kubyakira ati ariko ndabigusabye ndakwinginze kugira ngo ubikore unezeze umutima wanjye. Ninzaza kubona umwana wanjye amaze kwiga isomo ry'ubuzima nzagushimira dogiteri. Uyu mugore barakwereka anarapfukamanga ari gusaba dogiteri imbabazi ari kuvuga ati dogiteri mbabarira ukurikire filime witonze umve ibintu bagiye gukorera uyu mwana. Maze uyu mugabo dogiteri aravuga ati madamu aravuga ati haguruka ngiye kuba nabigufashamo. Ati haguruka rwose wigira ikibazo ukurikire filime witonze. Maze uyu mubyeyi aravuga ati urakoze cyane ibyo byarabaye. Barakwereka Simoni nuko nguko yari ku gitanda ni nuko nguko yatangiye kunyeganyega kubera yuko yari yaguye muri koma. Ubwo yarakangutse yumva uburibwe bwa hatari yumva ari kubabara mu umutwe wose wari wamenaguritse yari yakoze impanuka idasanzwe. Ukurikire filime witonze kwitegereza neza ko kuguru asanga bamusizeho isima kiyo wa muntu yigeze guhemukira ndetse no kumubwira ngo ntacyo amaze ndetse no kwanga kumufasha ari kumubwira ngo ni ikimuga. Barakwereka uyu musore Simoni bamukubise isima yatanje agasakuza n'umutwe ukamurya. Wibuke umutwe yari yawukubise kuri vora. Barakwereka yatangiye kuhakura dogiteri ari kuvuga ati ibi ni ibiki mwansizeho. Ubwo barakwereka dogiteri yarari aho ngaho ndetse ari kumwe na mama Simoni. Maze uyu mugore abwira dogiteri ati banza winjire ugereho uwumve icyo ari buze kukubwira nanjye ndaza ngukurikiye. Barakwereka Simoni ahita afata muganga ari kumubwira ati ibi ni ibiki mwansizeho ndakwinginze nkuraho iyi sima. Maze umuganga aravuga ati umusore umbabarire ati ukuguru kwawe kwari kwagize ikibazo niyo mpamvu twagusizeho isima. Maze uyu musore aravuga ati ibyo uri kuvuga ntabwo ndiko byumva. Maze muganga arongera asubiramo ati umbabarire ukuguru kwawe twabonye kwagize ikibazo niyo mpamvu twagusizeho isima. Ati ubwo rero iyi sima tuzayigukuraho nyuma y'amezi 3 nyagasani. Uyu musore aravuga ati mbabarira unkoreye iki kintu. Ati mbabarira wenda ukuguru kwanjye uko kwaba kumeze kose ati ariko nkoreye iki kintu nge ntabwo ngishaka ku kuguru kwanjye. Ubwo mama na dogiteri barareba. Uyu musore aravuga ati dogiteri nukuri kw'Imana nkora iki gisima. Uyu musore abona nta kintu biri gutanga. Dogiteri aramubwira ati rero wa muhungu we kwirigura isaza ni iby'ubwende kuko umwanzuro urangije gufatwa kandi ninjye dogiteri. Arangije ahita yigendera. Uyu asigara ari guhamagara ati dogiteri ati waza ukankora iki kintu koko. Ubwo dogiteri yamuteye utwatsi arigendera. Uyu musore yanavuga akababara mu mutwe kubera ko n'umutwe we yari yawukubise kuri vora. Gusa mama ku rundi ruhande yari kubireba kumva rwose biramubabaje. Uyu musore yatangiye kuyambaza umubyeyi kandi yari yamubwiye ngo nta kintu amumariye ngo ntazongere kumutekereza. Atangira kumubwira ati mama bwira dogiteri ankoreye iki gisima. Ati nukuri kw'Imana ndakwinginze mbabarira umfashe umubwire nkeneye kubona navuye iki gisima rwose. Barakwereka mama yaramubwiye ati winkanuraho amaso. Ati wambwiye yuko ntazongera kukubona ukundi wasize umbwiye nabi umbwire yuko ntazongera kugutekereza ndetse unambwira ko ntari nyoko none urambwira ngo ngufashe mu buhe buryo. Maze uyu musore aravuga ati mama uvuze ngo iki. Uyu mugore aramubwira ati n'undi munsi ati banza wige kugira ngo ubashe kuba wakuba ikiremwa muntu gifite ubumuga. Ati iyi sima nikumara ibyumweru 2 uraba wamaze kumva. Ati kandi nawe ntuzongere kuntekereza ntuzongere kumfata nk'umubyeyi wawe nk'uko wabimbwiye. Ati ubu nanjye nagukuyeho amaboko. Maze uyu musore aravuga ati mama nizere yuko uri kuvuga ibintu bya Prague nizere yuko ibintu uri kuvuga udakomeje. Maze mama araseka aramubwira ati ndakomeje cyane.
ati ahubwo ndi kukureba nkabona uri n'ikigoryi. Gusa ku rundi ruhande akaba biteye agahinda, akavuga ati wasize umbwiye yuko ntari mama wawe, wasize umbwiye ngo ndi kukugereranya n'abantu bafite ubumuga kubera wa mugabo wari wabwiye nabi, wa mugabo uri gusabiriza. Ati ubwo rero nawe ndashaka kukumenyesha yuko saa hizi wowe nawe muri mu kigero kimwe, uyu musore yareba isima agahinda kakamwica agasakuza akarushaho kubabara. Maze mama aramubwira ati kandi uzanyibagirwe mu buzima bwawe. Ahita amubwira ati ngenda nagiye, nizere yuko ubuzima buri buze kukubera bwiza. Arangije amufata ukuboko aramubwira ati mama mbabarira wibikora. Uyu mubyeyi aramureka, dore ngo ubuzima buratangira kumwikaragiraho. Barakwereka Simoni nuko nguko yahanutse ku gitanda, uburibwe nuko nguko bwatangiye. Mama yabireba akumva agahinda karamwishe. Uyu mwana yaramukundaga, uyu mwana ntabwo bivuze yuko ataramukunda, ahubwo iki ni igihano yashakaga kumuha kugira ngo amwereke yuko umuntu wese ari nk'undi. Mama akarira, umusore akamubwira ati mama mbabarira, ni ukuri kw'Imana mbabarira umfashe. Uyu mubyeyi ibyo ntabyiteho, barakwereka agakomeza kugenda. Uyu musore agakomeza kumufata akamubwira ati mama uko niko ari kumuririra, akamubwira ati mbabarira umfashe rwose, ati please mbabarira umfashe. Ati uyu munsi wa none ati niwe muntu mfite nabwira maze ukanyumva. Ati mama mbabarira ntunsige hano muri bino bitaro, ati ndiho kino gisima, ati ni ukuri kw'Imana ndakwinginze. Mama agahinda kagakomeza kumwica, ariko akumva nta kindi kintu yabikoraho, yari afite kumwigisha. Uyu musore aguma kumuhendahenda ariko umubwira ati mama nukuri ihangane, wiba nkanjye nibura basi bwarimwe, nyumva mama. Uyu musore nako uyu mubyeyi aravuga ati ndakuza wa kigoryi we. Ahita agitera umugeri arigendera, aramubwira ati banza wumve, ati mfite kubikora, mfite kugusiga maze nkagenda. Uyu musore nuko nguko bamusize ahangaha. Wa muntu uri kureba iyi filime kugira ngo umenye yuko ubuzima bwose waba urimo bwahinduka, tangira ujye kureba iriya filime, iyi season aho yatangiriye. Ubwo uyu musore bamusize ahangaha, bamusiga ari gusakuza ari kuvuga ati mama, ati ntabwo nakeka yuko wakora ibi bintu. Ubwo nawe agahinda karamwishe, amarira aba menshi, amarira arisuka. Gusa nawe ibi ngibi byari bikwiye kumubaho kubera yuko ibyo yari yakoze byari birenze ukwemera. Wa muntu we, ubuzima akanya kariko kose burahinduka, nta mpamvu yo kubyiratana, nta mpamvu yo kwiratana ubuzima. Ubwo uyu musore arebye gutya abona hari akagare kari inyuma ye, arangije atangira gukururuka ari kugira ngo yegere kuri kano kagare. Gusa uburibwe bwari bwinshi ndetse n'uburemere bwa kino gisima. Ubwo uyu musore yatangiye kwiyandayanda ari kugira ngo afate kwa kano kagare abe yabasha kukicaramo, narangiza arebe uko yakwigenza. Barakwereka uyu musore yaje kukicaraho, arangije aterura ukuguru kwari kureme, isima yari iriho nk'ibiri 150. Nyagasani, ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore nuko nguko yabonye ageze ku kagare, arangije atangira kugatwara, atangira kugasunika. Barakwereka mu rugo iwabo, urabona yuko arimo umubyeyi, urabona yuko ari ahantu hari ifaranga. Mama ye yarangije kugera mu rugo, ageze hano atangira gutekereza ku byo yakoze. Agahinda kari kamwishe ariko nta bundi buryo. Barakwereka Simoni nawe nuko yatangiye kugera mu rugo, nuko yaje yegera mu rugo. Gusa mama we yari yamubwiye ati wibagirwe yuko ufite naho utaha, wibagirwe yuko ndi mama wawe. Mama ari hano atangira kumva amajwi ya Simoni arimo amuhamagara, ukurikira ariko umubwira ati mama vunyingurire basi. Simoni ari guhamagara ati mama ndakwinginze. Gusa uko yari guhamagara niko yari ari kubabara. Nyagasani, ukurikire filime witonze, ndetse niba utarakanda subscribe biragoye yuko wazongera kubona udusobanuye nk'utungutu twajya tukwigisha tugufasha mu buzima kwitwararika. Barakwereka Simoni yakomeje kukomangira mama yabyumva, amarira akisuka ariko agafata ku munwa ntagire ikintu abikoraho. Simoni agumya guhamagara. Simoni uko yagerageje kuza gukingura, ukurikire filime witonze. Barakwereka
isima yari iri kumurya. Nyagasani, Simoni akababara. Isima bari bagiye bayifatira mu rugingo mo hagati, mu kuvi ku buryo atabona ukuntu, ku buryo akanya kariko kose azagera bari kubabara. Mama akabyumva akamwirengagiza. Uyu musore agakomeza agahamagara, ariko uvuga ati mama ntunyumva, mama vuba unkingurire. Uyu musore ibyo yari ari kuvuga byose nta kintu byari biri gutanga. Mama yari ari kumwumva akarira akamwihorera, si uko atari ari kumwumva, ahubwo yari ari kurira akamwihorera. Simoni yirije umunsi ari gukomanga, bugeraho bunamwiriraho. Nyagasani wibuke nta n'ikintu arafata arashira ku munwa. Simoni yatangiye gucika intege, atangira kuvuga ati mama, ati ntabwo nzi yuko wankora ibi bintu. Nyagasani barakwereka ikirere cyarijimye, uburira Simoni akiri kuri wa muryango, barakwereka mu ijoro Simoni bwari bwamwiriyeho akiri gukomangira ati mama nta kintu arakoza ku munwa. Nyagasani uku ni ukugira ngo bamwereke yuko ubuzima buhinduka akanya kariko kose, isi yakwikaragiraho maze ukabona yuko wa wundi wasuzuguraga nawe ari umuntu nkawe. Ubwo uyu musore Simoni nuko nguko ibye byatangiye kwivanga. Kurikira filime witonze. Simoni uko yavugaga, uko yahamagaraga, mama yabaga ari kumwumva, nawe amarira akisuka. Mama yiriwe yicaye mu ntebe umunsi wose ari kurira, bitewe n'umuhungu we, bitewe n'agahinda yabaga amufitiye, ariko nta kundi kuntu byari kugenda. Yaje kumwihorera. Simoni nawe yabonye nta muntu umwitayeho, arangije yicara ku gatebe, ku kagare k'abafite ubumuga. Urabona yuko yari yarangije kurambirwa, ndetse niba ari uwumva yari yarangije kumva, gusa ntacyo arabona. Isi iracyamushakira ibirungo. Nawe wa muntu we, isi ntabwo iragukaranga, utwo ngutwo uri kubona nayo wibyira, uraje ubibone. Barakwereka mama nuko nguko yamwihoreye kandi ari kumwumva. Uyu musore byageze harananirwa bitewe no kuba ari gutabaza, ari gusakuza, ari kuvuga ati mama. Uyu musore yaravuze ati mama, ati bwarimwe wanze kunyumva. Nuko nguko Simoni ibyo byatangiye kugwanirwamo n'imbwa, ibyo imbwa zatangiye kubigwaniramo. Mu kanya gatoya yari umumiliyoneri ari kugenda mu modoka, atwaye imodoka, ariko sahizi atwaye igare ry'abafite ubumuga. Barakwereka mama nawe nuko nguko yamwirengagije, afunga umutwe aramwihorera. Simoni bwarinze bumukeraho umunsi wose, arangije abona nta kigenda, aravuga ati batinyuke bankorera ibi ngibi. Gusa nawe yari yabikoze, arije aravuga ati mama nta kintu maze, ati nari nkwizeye, atariko ndagiye. Aravuga ati ndagiye. Mama arabyumva, mama aravuga ati ese ubu yaba agiye hehe koko? Ukurikire filime witonze. Maze uyu muhungu aravuga ati mama ntuzigere uza kunshakisha na rimwe, ntuzigere ugaruka kundeba kandi ntuzankumbure. Ati ndagiye kandi sinzi niba nzagaruka. Barakwereka nuko nguko yari kuje igipangu cy'iwabo, arangije atangira kwitwarira igare. Uyu muhungu Simoni nuko nguko yavuye iwabo, mama we yamwirengagije. Ubwo barakwereka Simoni uko yakagendaga, igare rye ryaje gukora impanuka, ryasitaye ku gakingo rihita rinyerera yikubita hasi, arataka cyane. Mama arabyumva, aravuga ati Simoni abaye iki? Ukurikire filime witonze ureba impuhwe z'umubyeyi. Arangije asohoka ari kwirukanka. Ubwo Simoni yatangiye kuribwa n'ubuzima butangira kumurambira. Nyagasani atangira guhaguruka kugira ngo arebe niba yasubira ku gare, gusa ibintu byari byatangiye kumucanga. Simoni mu kanya gato yari ari gutwara imodoka, ariko ubu ngubu barakwereka iyo ari gutwara n'iyi ngiyi. Simoni atangira kuza guterura ukuguru ariko gushira kuri ya gare. Simoni yari yababaye bihagije, arangije aragenda, gusa agenda amaso ari kuyerekeza iwabo, ari kuvuga ati ubu ndagiye. Simoni nuko nguko yerekeye
barakwereka Simoni akimara kugenda, mama we yaje kumureba aravuga ati Simoni, gusa ntabwo yari yamutabaye kare, nta kintu yari yamukoreye. Simoni yaragiye, mama we nawe asigara ahangaha, asigara amarira ari kuzenga mu maso, asigara ari kuvuga ati Simoni, uyu mugore arangije aravuga ati ariko mfite kubikora. Uzakurikirane iyi season witonze, uzagenda usobanukirwa. Ubwo Simoni yaragiye, mama nawe asigara ahangaha. Ni nuko nguko episode yacu igenze. Tuzahurire muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Ciao ciao.